Ndabasuje kandi mbahaye ikaze inshuti bakunzi mukurikirana GTV, nizera yuko mumeze neza n'abatameze neza mwihangane. Muri iyi si nirwo rugendo tuba turimo, haba kuzamuka imisozi abandi baca mu bikombe, niyo realite y'isi. Abatameze neza mu senga Imana ibagirire neza. Iki gitondo rero habyutse hacicikana amakuru ku mbuga hirya no hino zitandukanye abika urupfu rw'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, Papa Francis. Ni inkuru yatangajwe n'umuvugizi cyangwa se akaba n'ushinzwe imirimo ya Vatican, Cardinal Kelvin Ferrer, yatangaje ko umushumba wa Kiliziya Gatolika yashizemo umwuka muri iki gitondo. Ni nyuma yuko ejo Papa Francis yagaragaye kuri bariko ya Saint Pierre atanga umugisha ku munsi wa Pasika, ndetse yari yanabonanye kandi na Vice President Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari mu ruzinduko rw'akazi mu mujyi wa Vatican. Ejo ku munsi wa Pasika Papa ntabwo yagaragaje intege nke kuko yamaze iminota hafi 20 asoma misa, ndetse anatanga umugisha ku bihumbi by'abantu bari baje kwizihiza umunsi wa Pasika i Vatican. Papa Francis apfuye afite imyaka 88, akaba ari umwe mu bapapa bakomokaga ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko muri Amerika y'Amajyepfo, ko Papa Francis ni umuturage cyangwa se yavukiye mu gihugu cya Argentine. Imyaka rero ye yashize y'ubuzima bwa Papa Francis yaranzwe n'uburwayi ku buryo yamaze igihe kinini mu bitaro avurwa indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero, aho kwa 14 Gashyantare Papa yashyizwe mu bitaro, ndetse bigeze kwa 22 Gashyantare ibiro bye bitangaza ko akomeje kuremba cyane, ko yashyizwe ku mashini zamufashaga kumwongerera umwuka ngo ahumeke. Umunsi wakurikiyeho kandi abaganga batangaje ko impyiko ze zifite ikibazo. Muri iyo minsi abakristo Gatolika bo ku isi, cyane cyane ababa mu Butaliyani, batangiye guteranira ku ngoro ya Mutagatifu Petero bamusabira kugira ngo akire, ku buryo hari bamwe banagiye mu bitaro aho yari arwariye i Roma bamushyiriye indabo n'ibindi. Icyo gihe yari amaze mu bitaro igihe kingana nk'ukwezi, abaganga bamwitaho. Ijwi rye rero ryongeye kumvikana bwa mbere ku wa 6 Werurwe, ubwo hajyaga hanze amajwi ye ashimira abakomeje kumuba hafi mu burwayi bwe, aho yagiraga ati turi kumwe. Ku cyumweru amasaha make mbere y'urupfu rwe yasuhuje abakristu, bifuriza Pasika nziza. Iminsi rero ingana na 38 yari amaze mu bitaro yarangiranye n'itariki ya 23 Werurwe, ubwo yagaragaraga mu ruhame aseka ndetse anasuhuza abakristu bari bateraniye hafi yaho yari ku ngazi yitwa Gemelli. Yavuye i Roma icyo gihe asubira i Vatikani kugira ngo akomeze kwitabwaho n'abaganga, cyane ko yari yasabwe gufata ikiruhuko cy'amezi 2. Papa Francis yitabye Imana nyuma y'imyaka 12 ayoboye Kiliziya Gatolika ku isi, kuko yimitswe muri Werurwe 2013 aho yarasimbuye Papa Benedicto wa 16 wari umaze kwegura. Niwe wari umushumba rukumbi Kiliziya Gatolika ku isi watorewe izo nshingano akomoka muri Amerika y'Amajyepfo nk'uko twabibabwiye, ndetse ni nawe wa mbere wabayeho ukomoka mu muryango w'Abajesuite. Apfuye nyuma y'uko yunze Kiliziya Gatolika n'u Rwanda, nyuma y'imyaka myinshi umubano wayo narwo warajemo agatotsi kubera uruhare rwayo muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu mwaka wa 2017 yahuye na Perezida Kagame, ndetse nyuma y'uwo muhuro itangazo ryaturutse i Vatikani ryavugaga ko yicishije bugufi. Papa Francis yasabye Imana imbabazi ku byaha no gutsindwa kwa Kiliziya n'abayo bose, barimo n'abihaye Imana batwawe n'urwango ndetse n'ubugizi bwa nabi, bagaca ukubiri n'inshingano zabo ziyogeza butumwa mu byabereye mu Rwanda. Papa Francis yagaragaje ko umubabaro ukomeye we bwite n'ubutaka butagatifu bwa Vatican ndetse Kiliziya muri rusange
uturuka kuri jenoside yakorewe abatutsi. Anagaragaza kandi kwifatanya n'abahekuwe ndetse n'abakomeje kugerwaho n'ingaruka z'ibyo bihe bikomeye. Iryo tangazo kandi ryavugaga ko Papa yicishije bugufi, yemera imyitwarire mibi yaranze ibyo bihe ndetse isiga icyasha ku isura ya Kiliziya Gatulika. Nyuma yaho gato, Papa Francis, Perezida Kagame yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter amagambo agaragaza uburyo yakiriye neza imbabazi zasabwe. Yagize ati: umunsi mwiza no guhura na Papa Francis, ibihe bishya mu mibanire hagati y'u Rwanda na Kiliziya. Kubasha gusaba imbabazi ibibi muri ubu buryo ni igikorwa cy'ubutwari. Papa Francis yavutse ku itariki 17 Ukuboza mu 1936, avukira i Buenos Aires, umurwa mukuru wa Argentine, ku babyeyi b'abimukira bari bafite inkomoko mu Butaliyani. Amazina yahawe akivuka ni Jorge Mario Bergoglio, aho yari afite abavandimwe 4. Yize amashuri muri seminari ya Villa Devoto mbere yo kwinjira mu muryango w'abajesuiti mu 1958. Papa Francis kandi yari yarize amasomo ajyanye n'ubumenyamuntu mu gihugu cya Chile mbere y'uko asubira mu gihugu cye cy'amavuko kwiga amasomo ajyanye n'iyobokamana. Papa Francis yahawe ubuseserdoti ku wa 13 Ukuboza muri 1969, aho yagiye azamuka mu ntera kugeza ubwo muri 1973 yagizwe uhagarariye umuryango w'abajesuiti ku rwego rw'intara ya mbere yo kugirwa Archiepiscopi wa Buenos Aires muri Argentine, na mbere y'uko Papa Paul Yohana wa II amugera umukardinali mu mwaka w'2001. Mu gihe cy'ubukardinali cye yaranzwe no gukemura ibibazo muri rubanda no kwicisha bugufi n'ubuvugizi ku bakene. Reka tugire duti: Uwiteka yakire roho y'uyu mutagatifu.